Reka mbasuhuze inshuti bakunzi abavandimwe mwese aho muri hatandukanye. Ndashimira cyane mwese mugira reaction. Mu by'ukuri ibi bintu mbitangira numvaga nshaka kuvuga ibintu bikeya nkongera nkisubirira mu byo nari ndimo, ariko comment z'abantu abampamagaye benshi cyane, abahanzi benshi bampamagaye, abo twabanye mu murimo w'Imana, byatumye ntekereza ko ibi bintu ngira ngo nabikora, nabigarukamo, kandi nkabigarukamo neza. Hari ibikuntu ndi kubitegura bizagenda neza. Natangiriye gutya nyine nikorera mu motoka, numva nyine ari ibintu bisanzwe, ari ibintu biri simple, ariko comment z'abantu ndetse na encouragement n'uburyo abantu mwabyakiriye byatumye ntekereza kubikora ubundi buryo. So mu minsi mike rero ndimo ndategura uburyo nzabikora kandi nkabikora neza. Reka rero mbashimire cyane mwese abakanze subscribe, abakomeza kuyikanda, abatureba mwese ndabashimiye cyane. Uyu munsi ndashaka ko dutembera mu mateka n'ubundi, ariko na mateka asa nk'aya kera, ariko nanone arimo n'ibintu bya vuba. Hari umugabo w'inshuti yanjye cyane, akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana, ni umugabo w'umunyacyubahiro. Nimvuga umugabo w'umunyacyubahiro, mwumve ko ari umugabo w'umunyacyubahiro. Reka mbaze mbumvishe muri background akaririmbo kiwe. Iyi ndirimbo turi kumva muri background ni indirimbo y'umuhanzi, n'umuhanzi wa gospel, ni umupapa w'inshuti yanjye cyane, akaba ari n'umuhanzi ubimazemo igihe kinini cyane, akaba ari umupapa w'umunyacyubahiro, kuko ubu tuvugana ni umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda. Indirimbo rero yaririmbye yise Inanga, niyo ndirimbo abantu bamenye cyane ko inakoreshwa muri present worship ahantu henshi cyane. Akaba kandi uyu mupapa yitwa Simon Kabera, kuri ubu ngubu akaba afite iranka mu gisirikare rya Lieutenant Colonel, akaba ari Lieutenant Colonel Simon Kabera, akaba ari umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda. Uyu mupapa yamenyekanye cyane muri korali Amahoro. Icyo gihe yari korali ikomeye cyane mu myaka ya kera, muri za 1998 2000 hafi aho ngaho. Akaba yaramenyekanye cyane ku ndirimbo yari imeze nk'ikorasi ivuga ngo ukura ku cyavumana ukicazanya n'ibikomangoma. Ni indirimbo ni chorus, amakorasi, murabizi amakorasi cyane nyine abantu ba mu nsengero. Akaba yarayiririmbaga ari uyitera muri korali Amahoro, ndetse ino korasi ikaba yaraje no kuba popira cyane ko no mu makonseri yagiye agenda akora ino korasi n'ubundi yarayitera, ivuga ngo ukura ku cyavumana ukicuzanya n'ibikomangoma. Uwavuga amateka Simon Kabera ntago yavuga ngo yarangize, kuko n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, cyane mu itorero rya ADEPR, ariko umuziki we uburyo aririmba cyane mu njyana ya country music, uba wumva nyine ni umuziki utandukanye n'uwo tuzi muri ADEPR. Ufasha abahanzi benshi bo muri ADEPR, ugafata nka Theo bose babireba, ugafata bitwa Bamugabo n'abandi, usanga abenshi bo mu gihe cya Simon Kabera, ubwo ndi kuvuga, wasangaga imiziki yabo cyane wumva nyine ari indirimbo, ni umuziki umeze nk'uwa korali, nubwo wenda yawuririmbyemo nk'umuhanzi ku giti cye. Ako Simon Kabera na bande ye ifite abacuranzi beza cyane, beza barimo Mico Myiza, wamufashaga kuririmba, barimo umusoliste ukomeye cyane, nawe yari umusirikare, akaba yitwa Claude, ni umucuranzi mwiza cyane, ndetse n'abandi bacuranzi beza bamucurangiraga. Ngira ngo umusivile wajyaga mucurangira ni Labone, niba ntibeshye ko ashobora kuba atari umusivile, Labone kuri bass. Ariko Simon Kabera yakoze umurimo w'Imana ku rwego rukomeye cyane. Ngewe twahuriye kuri kaminuza y'u Rwanda i Butare, icyo gihe yari arimo kwiga amategeko, yaje no kubonamo impamyabushobozi y'ikirenga. Hanyuma icyo gihe ni nabwo impano ye yakomeje gukora cyane, aririmba mu makonseri atandukanye, ajya mu studio, yanaronshinze album ye yise Mfashe Inanga. Simon Kabera yaduhaye indirimbo nziza, kandi na n'uyu munsi indirimbo ze yo tuzumvisha twumva ari indirimbo zifite ubuhanga, ari indirimbo ziririmbitse neza, mu ijwi rye ryiza, ijwi wumva ririmo attraction, wumva ukumva wakomeza ukaryumva. Kandi Simon Kabera rero kuri ubu ngubu
kubera wenda n'inshingano birumvikana yakoze ikintu gikomeye kubera ko ubu umurage wo kuririmba no gucuranga yawushyize mu bana be. Reka twumve hano uko yintroduce abana be, ni mu kiganiro navanye kuri channel yiwe, ubwo ukuntu yintroduzaga abana be abavuga ndetse n'abana b'umugisha w'abaririmbyi bakomeye cyane. Reka tubumve. Hallelujah, Yesu ashimwe. Amen, say amen. Dushima Imana mu rugo rwacu. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Turanezerewe muri uyu mugoroba kuko n'umunsi mwiza Imana yaturemeye, tuwishimire tunezererwe niko Dawudi yavuze. Mu bisanzwe mu rugo rwacu tugira amateraniro. Nizera ko itorero ritangirira mu rugo. Ubwiyo mpamvu hamwe n'abakozi b'Imana, inshuti zanjye, uyu munsi tunejejwe no kuramya Imana, duhimbaza Imana yaturemye, ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo. Muri iyo mirimo harimo kuyihimbaza, kuyihesha icyubahiro, kuyiririmbira. Amen. Nitwa Kabera Simon. Imana yampaye umugisha mu rugo. Madamu ntawe ari mu kazi, ariko ndi kumwe na imfura yanjye Sami Nshuti, akaba n'umucuranzi wa piano. Hanyuma ndi kumwe na Mugisha Jesse, ndi kumwe na Gideon. Abo bose ni abakozi b'Imana, ni inshuti zanjye cyane. N'umugisha, buri wese afite impano yiwe, kubabona gutya. Kandi love you guys. Hanyuma tugiye kuramya Imana, duhimbaza Imana nk'uko bisanzwe. Umuyobozi wacu andiwe worship leader muri uru rugo ni Sami. Hanyuma Gideon akaba ari ushinzwe discipline hano mu rugo. Uyu nguyu akaba ari ushinzwe amasengesho. Yes, uyu mwana Sami Nshuti yamwintroduce nk'umu worship leader, kandi koko ni worship leader kuko n'umwana nimujya kuri YouTube channel ya Kabera Simon Family muraza kubonaho indirimbo ze nyinshi cyane aridinga. N'umwana umaze gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda, akomeye cyane mu bintu byo kuririmba no gucuranza. Kuko umucuranzi wa piano, ni umuririmbyi mwiza cyane, aririmba indirimbo za papa we, akaririmba indirimbo zindi za Don Moon n'izindi zitandukanye ziri popular muri gospel. Akaba ari umwana ubona ko afite amavuta ya papa we, ni umurage mwiza papa we yamuhaye. Ni umwana rero ukiri mutoya kandi utanga icyizere. Simon Kabera rero reka tumushimire cyane ku murimo w'Imana ari gukora mu bana be, ndetse n'indirimbo bagenda bashyira kuri YouTube channel, sessions bagenda zitandukanye zo kuramya no guhimbaza, turazibona kuri YouTube channel yabo yitwa Simon Kabera Family. Reka tubashimire rero Simon Kabera, mukomeze mukurikirana indirimbo ziwe, kandi turamushimiye cyane ku murimo ukomeye cyane yakoze, ndetse no gukomeza gukora. Afande Simon Kabera, thank you.